uzi ko uyu munsi nta mwana w'umukobwa ukiri gutekereza abafite abakunzi b'abasore batoya bangana ni bake n'abari muri ibyo bahurira muri za nzoga na yatabi na kwa kundi bagacaho ndagacaha bikarangira ariko naterambere ryejo hazaza batekereza nakubaka umuryango nakugira impamvu ni ibintu byamaze gukomera wa mugani dukeneye amafaranga nyine isi yaradusize ku buryo dusigaye twica tukibaza nyine tukumva no twabasika amazi gusa wagera musikama kuko ibintu byo guhatana uvuye ngo reka mpangane stargoringe n'ubuzima kuko nyine niyo depression iri kuvuga iyo no guhangana ubona utari kugerayo ubona utari abahubwo babandi babifashe nk'ibisanzwe bakagusiga ugasanga ngo uyu musozi wose ni runaka izi bisi nizo umuryango runaka izi runaka noneho narababaye mugeni nagiye hano muri studio noneho nsanga mu producer umwana muto cyane reka mvuge kari muto kuko ngenda na muruti arangije ndamubaza kubera iki bantu bose bari kunywa itabi abandi bakagira utuma cisha mu mazuru bakagira gutya abandi baka like inzoga hari utuntu nabonye dutoya tw'utuntu uturahure tubatungana nka gutya ukajya bona ibicupa bitaretse gutya ari kugira atya agafata akana kamenayo akongera bifata gutyo mbona nyine bose ari nk'ibintu bari gukora ariko wamureba ukora naga ari normal ndamubaza ko uri producer kubera iki ibintu umuntu atari kubikora ntugati rero ngenda cyari muto nkeneye kwiyubaka ikindi buri wese afite impamvu ari gukora biriya bintu yes ntago namenya uri umuganirije wasanga afite impamvu nanjye mfite rero ndacyari muto ndi kwiyubaka ibyo bintu nari muganirije mu myaka 2 ishize ndi muri studio natunguwe cyane mu cyumweru gishize ndamuhamagara uri he ndashaka ko tuganira ku bijyanye n'iki ati nta kibazo ndagenda ninjiye muri studio yararimo wenyine naratangaye ngewe hari ishimwe mo nshima Imana iyo magaze imbere y'abantu hari ishimwe najya nibagirwa njya nkunda kubwira abantu ati ndashima Imana yo kabyara n'ukuri yemeye kumvuka impamvu navutse mu muryango w'abana 9 ndi umwana wa 8 ibazi iyo nza kugira ibyako nkavuka family planning iriho dari se erega ni yabakiri ndahezeruka kubikubwira Kigali ntago yahoze ari iyi ngiyi yes ntabwo yahoze ari Kigali yahoze ari ikintu ari ikindi kintu none cyo kinasekeje Kigali ntago ari namwe muri no kubibona si Kigali purifite ntago ari yacu babwizo kare si yacu niba ushaka Kigali remi yawe yes niba ushaka Kigali remi yawe ariko ba nyirayo barayiremye ariko iyi harabayiremye mbere mu myaka myinshi yes bayiremeye mu bitekerezo bayibona mu nzozi baho babibona yes mu bikorwa uyu munsi barimo bari kuza bakayigaragurwa ari kuza gashyiramo ibyo ashaka byo ndi yaremye kera yego ndashaka kugira ngo rero urubyiruko tureme Kigali yacu ahantu umuntu nawe ureme Kigali yawe yireme mu bitekerezo yitangira nonaha hari ahantu uzagera ako gace bakakavuga amateka narenze Kigali y'uyu munsi turi kureba exactly Ibihe byiza nanone kuri wowe ukurikiye Elfam Media nizere ko umeze neza cyane aho uri hagiye hatandukanye uri mu Rwanda turagusuhuje cyane uri hanze y'u Rwanda turagusuhuje cyane aho uri hose tuguhaye karibu kandi tugushimira yuko uhisemo gukurikira Elfam Media twagarutse cyane rero ngiye muri kumva nk'abandi mugisha Fabrice umungu w'Imana n'abantu nkabimfura cyane kuri kamera turi kumwe na Agnes Zahabu billionaire uzaza kuri kamera ryari very soon se nindukumvise reka dukomeze nindukumvise nzaza igihe nikigera vuga ngo vuba murakoze yes Agnes ndagusuje cyane turakoze cyane umeze neza ese ngo murakoze nako turakoze meze neza ndashima Imana amafaranga y'icyuze warayabonye narayakobokeye nabonye mu kwezi kwa 5 gushize ako sha rest in peace uramuvye Imana nabyumvise inkuru ye maze rero ngo hashize n'igihe ahubwo nuko imyaka 2 abantu ni myinshi cyane imyaka 2 urumva yitabye Imana ahubwo wasanga Imana abini Imana ikora biratangaje buriya yaravuze ngo nzakumenyekanisha ubuse namenyekanye nubwo waba utariho burya ngo burya isezerano rikaba ryasohora wararangije gupfa se nese urugero rw'ibishoboka wasanga Imana mbwa tuzamamara
mwana wanjye uzamamara nzakwamamaza igihugu cyose kizakumenya ugiye kuri TikTok yandikaga amafaranga y'icyuzi ugiye kuri Twitter ahari nashonje nyine none reba uyu munsi imyaka 2 ya biratangaje cyane Imana nyine ifite uburyo yikorera ibintu byayo kandi ntawe wabasha ngo kumenya imigambi yayo ifite ku bantu nibwo Imana bwayo kuduhisha ibyiduteganyaho nicyo kintu gikomeye cyane ya turagarutse rero nanone bakunzi ba Elfa Media tubazaniye ibintu byiza cyane nk'uko duhora tubibategurira ntabwo tuzabatenguha na rimwe twarabyiyemeje wowe igihe uzaba uri kuri Elfa Media wijeje kuzajya ubona ibintu bidasanzwe cyane cyane buri munsi kandi ya Agnes urasa neza mwibare bambi wambarira hehe ambarira he kambaye nyine twambara mu rwambariro rw'abera oya ariko hari brand nta collection kwambika ese Agnes collection nibo banyambika ariko ntago biragira biracyari private yego ya rero uyu munsi nanone turagarutse bakunze ba Elfa Media kugira ngo tuganire kugira ngo turebere hamwe ese ni ibiki byadufasha gukomeza kuba abantu b'ingenzi abantu bo mu maro abantu bubaka abandi abantu bakomera bakaba abingira akamaro cyane cyane tugaruka ku rubyiruko n'abakuze nubwo tutabareka urubyiruko kuko bajya bavuga ngo nizo mbaraga z'igihugu nejo hazaza cyane yuko ibintu byangirikiye mu rubyiruko biba bigoye yuko hari uwabisana niko navuga biragoye ni imbaraga kuko ahantu urubyiruko rwerekeje imbaraga icyo kintu uko byagenda kose kigenda neza icyo bakenera ni experience y'aba bantu bagiye babanje ariko ubundi urubyiruko rufite imbaraga nyinshi cyane uyu munsi rero tugiye kureba tuvuge ngo Agnes ndakwizera kandi nkwizera nk'umuntu w'umuhanga warubizi murakoze warubizi ninjye wa mbere ubikubwiye mwibare bambi urakoze kuba umwe mu bandi rero niba witegereza neza urareba usange dufite igihugu cyiza dufite igihugu cyiza mbese mu buryo bwose niko navuga mu buryo bwose kuko njya ndeba nk'isura wenda abantu bajya bahereza u Rwanda kavuga ese koko iki ni igihugu cyacu ugasanga igihugu kirazwi cyane ku rwego utabyumva kuko ntekereza ko ahari mu minsi iri imbere u Rwanda ruzamenyekana kurusha na Singapore n'izindi ibihugu bikomeye cyane kuko iyo urebye uburyo u Rwanda rwiyubaka mu gihe Imana ikiduhaye ubuyobozi bwiza n'amahoro tuzagera kure cyane hashoboka rero iyo urebye igihugu cyacu iterambere gifite ukareba uburyo ibintu biri kwihuta iyo ugereranije ukareba byibuze mu myaka 30 ishize ahantu igihugu kigeze n'ahantu hatangaje cyane nubara ukagenda mu myaka 10-20 iri imbere uzasanga u Rwanda ruzaba ruri ku rwego ruri hejuru cyane rero iyo urebye twari dukomeje tuvuga ngo urubyiruko n'imbaraga z'igihugu iyo urebye urubyiruko ntago ruri kumacinga neza naho iterambere ry'igihugu riri reka nkwereze urugero rutoya nureba ukareba inyubako ziri kubakwa zikomeye cyane mu gihugu ukareba amagorofa ari kuzamuka ukareba ibikorwa bikomeye biri kuba mu gihugu urasanga birenze cyane ariko nujya kureba urubyiruko urasanga urubyiruko ruracyari gusitaragura ingana n'ibihumbi 5 n'amafaranga yo kwishyura inzu ugasanga urubyiruko ruracyabayeho mu buzima bubi kandi urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu nirwo igihugu cy'ejo hazaza ese urubyiruko niki rukwiye gukora niki rukwiye kumenya kugira ngo rutazisanga rwaratakaye hari urubyiruko rwatakaye kuko hari ikintu njya nizera kivuga ko yuko iyo udafashe imyanzuro uyu munsi ahazaza hawe haba habi kankwereza urugero rutoya mbere mu gihe cya kera umuntu wabaga agezweho cyangwa se umuntu wabaga ari intwari cyane yabaga ari wa muntu ufite inka nyinshi ufite ibitimbiri sinzi niba ibitimbiri bizi by'amasaka n'ibindi nyine ari atunze ariko ubu ngubu ntabwo ari we mukire nyuma yaho haje ibintu bijyanye n'ubutaka n'inganda n'amamodoka noneho ibyo ngibyo nabyo byataye garanti ubu ikintu kigezweho ni wa muntu ukize ku bintu bya tekinoloji ufite icyo twita amakuru ya tekinoloji n'ibindi ubu ngubu ni we mukire kurusha ba bandi dusanzwe tuzi ese nagira ngo nkubaze wenda bitewe n'uko ubibona niki urubyiruko rwakamenye niki urubyiruko rwagakoze muri iyi minsi kugira ngo rutazisanga rwarasigaye inyuma cyane nyine first of all bira ikintu cyiza umaze kukivuga kandi hari ikintu giteye ubwoba cyane
nubwo mbere yuko ngira icyo wenda navuga ko nanjye ndi mu rubyiruko iki tugomba gukora ariko nanone ndashaka kugira ngo mbanze nange ubutumwa ubutumwa numva nifuza gutanga ndabuha abatwambariye impumbya reka mvuge babandi twagiye tuva mu nyiryi zigiye zitandukanye ababyeyi bacu n'abayobozi baduhagarariye n'abaturushije ubuzima no gutekereza n'abaturushije amafaranga n'abadutanzeyo impamvu uri kubona urubyiruko uyu munsi igihe cyose depression iyo umuntu ayirwaye ahora ashaka ibintu byatuma yibagirwa kandi ibintu bituma abana bibagirwa ni ibiyobyabwenge sibyo mu gihe nk'iki agasa n'uyirengagiza rero iyo umwana urubyiruko ikintu kiri gutuma dusa nkaho dusubira inyuma hahandi n'igitekerezo cyabuze ni ukubera ko arimo kwitegereza agasanga ibintu birakomeye impamvu exactly ari kureba imbere mu mujyi uzi ko uyu munsi nta mwana w'umukobwa ukiri gutekereza ngo abafite abakunzi b'abasore batoya bangana ni bake n'abari muri ibyo bahurira muri za nzoga na yatabi na kwa kundi bagacaho ndagacaha bikarangira ariko nta terambere ry'ejo hazaza batekereza nakubaka umuryango nakugira uti impamvu ni iyi ibintu byamaze gukomera wa mugani kuko nta mwana w'umusore uraza kwigondera ikibanza cya miliyoni 30 muri Kigali kandi akeneye kuba i Kigali ikindi nanone uwo mwana w'umuhungu nagira miliyoni nagira amahirwe wenda akabona hari aho yabona opportunity ya miliyoni 2 miliyoni 2 ziramwerekeza Rwamagana inyuma zimwerekeze Rurindo zimwerekeze n'ahandi kure aho ntaga hakeneye umusirimu wanjye ntahakeneye urumva yikeneye kwibera muri Kigali yego ari gushaka miliyoni 30 noneho zo ni inzozi kuzibona sibyo ni urumva ni inzozi yego ni inzozi kuko niba ari gukorera uko abumeze kose ariko ni inzozi so noneho mbara umbwiza ukuri niyo wakibona cya miliyoni 15 muri Kigali uraza gusanga muri site itegeko ari kubaka etaje igeretse kabiri yego hitubara rero miliyoni ziraza guhagarara aho hantu uburyo bwose bugenda ku bantu bize ubwubatsi okay nibigendaho ntabwo bari kibanza gusa turebe ukuntu uzubaka uwo muntu ntago ari urubyiruko uwo muntu uri gutekereza ibyo ntago yaba ari urubyiruko kuko ntayaharawe amafaranga so rero ikintu gihari ni ibintu bikomeye ku buryo ari igitekerezo cyiza cyane watekereje njyewe nicyo nari nanjye mvuga ngo n'ubutumwa numva nifuza kubwira abantu bakuru kuri twe urubyiruko nimutadufasha turagwa iki cyo ngomba kukikubwira yego niba batadufasha ngo batuzamura amaboko baduha opportunity turagwa kuko impamvu turaza kugwa nuko ibintu urabona ugiye mu bihugu bikomeye tuvuye nka Amerika yego nubwo bari umusore muto w'imyaka 18 20 ufite akazi ari gukora abasha kubaho kuba yatunga umuntu runaka mu bihugu bya Afrika exactly bo banagira umuco nkunda cyane ku myaka 20 afite umugore uri kubyumva umuryango afite umuryango n'umugore n'umwana rwose uzi kuki ayo mafaranga satari mu bantu bakuru nuko abantu bakuru bagiriye icyizere abana babahereza akazi ariko kugeza kuri ubu akazi kenshi gatanga amafaranga ntabwo kari muri urwo rubyiruko yego ntabwo kari muri urubyiruko nyine nakizere gihari ku rubyiruko umuntu aragira company akumva akeneye umuntu ugera ku myaka 40 kuzamura yego afite ibitekerezo kandi koko nibyo expansion niba akeneye experience bikenewe cyane ariko kandi nanone nituguma muri ibyo bintu turaza kwisanga tukiri muri nyine turaza korora urubyiruko rwishire kambyite korora bambabarire kuzamura urubyiruko rwishire rudafite amafaranga n'ubuzima kandi tuzagwiza amabandi tugaya tureba igihugu cyacu nk'atari cyacu ukishimira kuba umunyarwanda kwitwa umunyarwanda ariko nyine kuba umunyarwanda ariko ntiwitwa umunyarwanda kubera yuko uri mu gihugu byo birumvikana ni byiza ariko byagusize so ibyaba byiza rero igihugu cyacu ko kiri kugenda gitera imbere natwe tukaba turimo kugendana nacyo kuko byaba byiza kubera yuko na bya bihugu biteye imbere kuko ibihugu byinshi ntago ari igitangaza baraza kujya bifuza kuza mu Rwanda uko dusama visa tujya ahandi hantu hatandukanye cyane n'ubu byaranabaye byatangiye kubaho abantu ni inzozi kumva umuntu ashaka agera mu Rwanda avuga ati zari inzozi zanjye niyo ubaze umubare w'abantu bo hanze bakubwiye igihugu bw'u Rwanda ni benshi cyane usibye ko u Rwanda biroroshye cyane ni nacyo ikintu cyoroshye cyane ariko ikindi kintu ugomba kumenya nubwo byoroshye nyine ni igihugu kiri kwifuzwa ku buryo ngiye hari umuntu ejo niyumviye ari kuvuga ati ngiyewe mana si ngiye urose ngeze mu Rwanda nyine nkuko wa mwana wo mu Rwanda cyafati hari igihugu nekereza nyine hari twamaze kuba inzozi mu bandi bantu mu bandi bantu cyane noneho twebwe ba nyirabyo tubirimo ntabwo turi kubibona we are not feeling icyo kintu ikindi kandi wambaye ikirezi pe ndabyemera menya ko kera ariko nubwo utabimenya ubu Amerika nagaze ikize
tutabeshye barabizi ubu Bwongereza nibazi ko bafite akantu barabizi n'abariyo barabizi ko bimeze gutya even niyo tugiye tuba tubizi ko icyo kintu kimeze gutya so ariko icyo nashaka kuvuga noneho ibaze ibihugu turi kwikomparinga nabyo ni nako bimeze kuko nta kuntu twakakira amarushanwa y'isi yose turi abantu boroshye ntabwo bishoboka mu mibereho ya Afurika nubwo hari abatabyemera akavuga ngo ni ibiki ariko nyine ntabwo u Rwanda rworoshye nibyo ahubwo ikintu gihari nuvuga ngo hari igitangaza Imana igukorera ukananirwa kucyakira hari igitangaza Imana igukorera ukananirwa kucyakira kikaba kitari ku rwego rwawe akenshi rero mvije ngo bino ibyo bitangaza bisaza abantu urumva impamvu biri gusasa abantu bavuga ngo si byo ngo hari ukuntu byagenze ngo hari ukuntu abantu batanze akantu sha watanga akanote ese twagatanga tukasha bakatanga abandi ese twarusha abandi nta nubwo twarusha kuko wenda nka bino bijyanye n'amagare narumvise ngo twari turi guhangana na Maroc ibaze Maroc iradusize ifite peteroli n'ibindi byinshi cyane urumva wowe reka nkwereke nibyo turi mu matora hari abantu numvisha bari kuvuga ngo bari abantu ngo bagiye ngo kwamamaza president ngo ngira ni AI ngo bari abantu ntago babaho perezida arababwira ngo 200 ntago babaho Yesu aravuga ati ubudasabwa abanyarwanda ntago tujya duhimba wahimba ute abantu bangana gutya wowe uri kunyumva bano bose barahari turi kumwe ntago bibaho bisobanuye iki rero nkuko hari abantu batabyumva n'amahirwe Imana ikunze igihugu cyacu kandi gihaye umugisha tugomba gushininga kugera kure kandi ntago tuzahagarara ariko icyo twifuza nanone tugarutse kuri topic yacu ni umugisha turi gutera imbere umwana umwigeze kumbwira ngo ngiye kuguha urugero rw'ingo ebyiri uraza kunuranyirizamo aho waba hamwe hari umuryango ukunda reka mvuge Pride ni ukuvuga ngo aragenda akagura amarido baba bashyizeho zahabu akagura ibirahure bashyira mu ntuza mu kabati amasahane saro ye iyo uyigezemo ujya wibaza niba uri mu gihu nyine ujya wibaza nk'isu ugezemo kandi uri muri saro y'umuntu wagira mu gikari bikakurenga nyine ahantu hose ni isuku bifite agaciro ahantu hose haraka yego noneho wakwinjira mu isafuriya ikintu umwana ari buze kurya ugasanga usibye no kuba warira waboroga umwana kugira ngo abwire papa we ngo watubareye tukarya neza duha ubushobozi uduha amafaranga tugende turye akakubwira ati ibyo ntabwo ari byo by'ingenzi icy'ingenzi ni uko mbona abashyitsi baza bareba iyi saro kandi bakamuha amafaranga cyangwa se bakanasangira yagira ibikorwa bakama ariko iyo ayo bamuhaye agahita ajya gukora bya bikorwa byo mu rugo ku buryo umuryango n'umudugudu wose bajya bavuga ati ruriya rugo nta n'umuntu warwigerereza bagezeyo kandi ugasanga abana nta mavuta yo kwisiga bagira urakoze cyane kugira ngo abone n'igiceri cy'ijana cyo kwisiga amavuta cyo kugura nyine like kugura n'irindazi yifuje bikaba ikibazo kandi ari mu rugo rusa gutyo ariko abaturanyi bo bari kugira ute bari kubona ibintu bisa neza hari n'uwundi muryango ntabwo witaye ku marido ariko witaye ku iterambere ry'abana uraza guhereza umwana araza kwicaza n'abana mbwa ariko sishamushe mukeneye iki ngenda ndashaka gukora iki ngenda ndashaka gukora iki ushaka gukorera he ndashaka gukorera ari imbere y'iwacu ndashinga restaurant nzamura magazine wowe ndashaka kogosha nzamure gutya noneho hakaba hari umuryango usanzwe kuko ntago banyagirwa nago bagize uti umuryango iyo uhageze n'ibyishimo bafite mu rugo bafite access yose gukora iyo bonye amafaranga bafasha n'umuryango hagira urwara bagatabara hagira ikibazo nyine bikaba byoroshye abana bari icyo bashaka babayeho neza kubera yuko ibyo banakora barabyikorera nta nubwo ari nko kujya gusaba papa we hanyuma umuntu yamaye yocereje aramubwira ati hitamo umuryango wabamo aho ngaho bakuvuga ko igitangaza isuku yakuzonze mu rugo ibintu bari igitangaza bakaza bagafite ibyo bareba cyangwa ni hahandi mu rugo iwanyu baguha access yo gukora buri kimwe cyose ugakora ukiteza imbere ukaba umuntu udasanzwe ntihagire inzara igera iwawe ntukajye uhora urira ufite icyo ushaka nabuze icyo nkora kuko ibyo yari kunda sama narabyumvaga yego ndangije ndavuga ni ndakwiyamye icyiza nuko nagira access ni byiza kandi none no kuba hari isuku nabyo ni byiza iyo challenge nzayitekerezaho namwe ndayibahaye muzambwire icyo navugaga rero cyari kingiki ni byiza gutera imbere ariko dukeneye kugira ngo urubyiruko kuko kuba haba amagorofa ari kuzamuka ni kuri ni byiza ni ishema rikomeye ariko sinyeneye kwicara ngo bataye we birase ko shari ibyo bakire bagezeyo nangire mbanga imitwe yo kuzabiba ari naho nshaka ko wenda turi buze kugaruka hari umukoro wahaye bano bantu baturuta
ariko natwe urubyiruko dufite umukoro ukomeye cyane. Iyi nicyo nashaka kukubwira kuko nyine ujya gutera uburezi arabwibanza ubwo impamvu mvuze kwibanza nuko atari njye ubanza nabanjije abakuru kuko ari bo nyine baturi imbere. Rero icyo nashaka kuvuga ababyeyi mugerageze muduha akazi, icyo nicyo numva nifuza, mutugirire icyizere n'inama, batugire n'inama, mutugire inama. Inama biragoye buriya ko umuntu yapfa kukubwira, reka tubabwize ukuri, kumbwira ngo uzakore gutya ngo wenda ngo mbone amafaranga biragoye kubera ko ibibazo biragwira. Uyu munsi umwana amuga ati ca hano bikagorana, mwereka inzira niba bishoboka, numara kuyimwereka unamufata ukuboko agereyo. Yego, kuko mugi ni kimwe kumbwira ngo wajya mu ishyamba ugatema ibiti hanyuma ugacana amakara, icyo kintu ni kimwe. Ariko nanone hari ikindi kivuga ngufasha kuba kugira mu ishyamba dutemye ibiti unyeretse no ko bagira ute bacana amakara, ibintu bigize kuko kubyumva ni kimwe, ko kubikora ni ikindi. Ushobora no kubyumva ariko ngabikora nabi. Ariyo mpamvu rero urubyiruko kubera ko dufite depression, uri uvuga ko nayo afite ashobora kuba atari muri inosi, kuko dukeneye amafaranga. Nyine isi yaradusize ku buryo dusigaye twica tukibaza, nyine tukumva noneho twabasika amazi gusa. Wagera umusikama kuko ibintu byo guhatana uvuga ngo reka mpangane cyaragoringe n'ubuzima, kuko nyine niyo depression uri kuvuga. Iyo no guhangana ubona utari kugerayo, abahubwo babandi babifashe nk'ibisanzwe bakagusiga. Kuko reka wereka none se urahangana n'umuntu, umuntu ni umukire azamuye inzu hano yetaje mu kanya ubonye hari ari kubaka, reka nkwereze urukero rutoya Agnes. Ugize gutya wenda urangije kwiga nibwo ugisoza kaminuza cyangwa n'ahandi, hari amasoko aba ari hanze. Iryo soko wenda ufite qualifications zikwemerera kuba warihatanira, ufite degree, ufite n'ibyangombwa bindi bisabwa. Ariko nujya kureba urasanga kugira ngo uzagere ku rwego rwo gutsindira iryo soko ntibyoroshye. Uru rubyiruko urabyujuje, ariko ntago wa musaza ntago zamutsinda. Ntibikunda ese ariyo mpamvu nyine nanjye niho mukoro ndi guha abantu ngavuga ngo baduha akazi muri aspect zose. Reka tubivuge gutyo, baduha akazi, batwemere, baduha icyizere. Iyi si maze iminsi twigisha, twarakuze, twarize, turabizi ko dufite n'ubwoba bw'ibihe. Kuko uyu munsi ni urugero, reka nkwereke, n'ugera haraye ifuga sangwa umusozi ufite hegitari nka 80 ni umusozi w'umuntu runaka. Sigaye ntangara noneho ino hasigaye hari ibintu by'imidugudu, uri kubibona. Umukire imisozi ibiri yose ni runaka, wirinde kugira kuvuga amazina ariko birahari. Yego, ugasanga ngo uyu musozi wose ni runaka, izi bisi ni z'umuryango runaka, izi runaka noneho ntago tubyanze. Ni byiza uko yarakoze hiteza imbere, na wamenye bazatugira inama z'ukuntu byagiye bigenda. Kuko iyo dutekereje ukuntu umuntu ashobora kwifata agafata wenda tuvuga nka KBS zose zikaba nk'iz'umuntu umwe, nyine mpita numva nshaka kwibaza ikintu ugenda gute, uwo muntu yakoze iki kugira ngo abashe kugira kuko nibyo bintu twifuza. Ibyo ni nabyo dukeneye cyane. Ayo makuru muyaduhe, wasanga ari ibintu bishoboka, twe twaba twumva ari ibintu byinshi. Birashoboka kuko ni umuntu first byarabaye first of all turi kubyumva, cyangwa se nanubwo tubifite amakuru wasanga ari na team y'abantu nk'ijana cyangwa igihumbi. Yego, none twebwe tukaba twasaze ufite depression akadepression ngo uriya muntu yakoze ibiki kweli, ngo nanjye ndabishaka. Ubwo n'urugero ngo bise umudugudu runaka izina ukayangwa ni ry'uwo muntu, wenda byangombwa baramwizeye ariko hari collaboration y'abantu benshi cyane. Ibyo nabyo ntabwo twabihagararamo pe, birashoboka ko abo bantu baba barihuje. Niba ari ukwihuza nabyo batugira inama turebe icyo twakora. Niba ari umuntu umwe wakoze iki kugira ngo bira bintu bigira ute, urubyiruko uri kubona ni benshi abantu baco bakababona ko bafite ibyo bibazo. Hari abo muturanye, hari abo mu miryango yawe, hari abakwegereye kubaganiriza, bifata nk'umukoro wawe. Iyo narebye urwego rw'urubyiruko ruri kwishora mu biyobyabwenge n'ibindi bintu biri hanze, abantu benshi barabizi bidafashije, nta kindi kiri kubitera. Narababaye mugihe nagiye hano muri studio, noneho nsangamo producer, umwana muto cyane, reka mvuge kari muto kuko ngenda namuruta. Arangije ndamubaza kubera iki bano bantu bose bari kunywa itabi, abandi bakagira utuntu bacisha mu mazuru bakagira gutya, abandi inzoga, hari utuntu nabonye dutoya tw'uturahure tuba tungana nka gutya, ukajya bona ibicupa biteretse gutya ari kugira atya, agafata akana kamenayo akongera agafata gutyo. Mbona nyine bose ari nk'ibintu bari gukora, ariko wamureba ukabona ntabwo ari normal. Ibicupa bimeze nk'aho birimo amazi, ariko natekereje ko ashobora kuba ari inzoga mu turahure duto. Yego, noneho ndamubaza ko uri producer, kubera iki bino bintu utari kubikora? Ntugati rero ngenda cyari muto, nkeneye kwiyubaka. Ikindi buri wese afite impamvu ari gukora biriya bintu. Yes,
ntago namenya uri umuganirije basanga afite impamvu impamvu nanjye mfite rero ndacyari muto ndi kwiyubaka ibyo bintu nari muganirije mu myaka 2 ishize ndi muri studio natunguwe cyane mu cyumweru gishize ndamuhamagara uri he ndashaka ko tuganira ku bijyanye n'iki n'iki ati nta kibazo ndagenda ninjiye muri studio yararimo wenyine naratangaye naramurebye ijambo namubaje namubwiye se turakora kuko tugiye gukora indirimbo arambwira ati kubera iki tutari bukore turakora ntumbwire ko ni imyaka 2 yonyine ndamubaza none se umeze gute urumva umeze neza ngo mahani ngo gireka ngari ko mahani wagire kugorye harya urashaka ko bigenda gute kamaze namajije imyaka 2 yonyine ya bintu wese inshingano cyakora wenda nizere yuko inzozi zawe zigezeho ariyo mpamvu umeze gutya arambwira ati bino bintu nta mafaranga bamo oya amafaranga bamo nayinzi ko ngiye kuba umukire nayinzi ko ngiye kuba umuntu wadanje none nta kigenda nta mafaranga ari mutwe mbonye rero Imana itazamana ko nta kintu kiri ku isi ntariye none se urikumva Imana itazamuhana ko nta kintu kiri ku isi atariye kandi nta kintu kiri ku isi atakoze n'umwana se ndangije ndamubaza ndavuga rero ngiye ntabwo turi bukora umeze gutyo nukenera ko dukora uzambwire ntacyo umeze neza uri soba nta kibazo ufite nyine cya mind kuko nta kibazo mfite mani ngo ngiye ngumeze neza ngo kuko umukobwa mani mwagiye mureka ngo ngure ukuntu umeze ndavuga okay rero urumva nayinje no kukubwira ko nyine ari gahunda mise ngira ntacyo ndaza kukuvugisha naragiye ndababara kuko impamvu nababaye rekanye kubwira ndagaruka kuri cya kintu kikubwira ngo ni depression dufite umwana aragerageza gukora wenda kubera ko nabo bafatanyije uwo murimo nawe uri kumubwiza ukuri ukuntu byagenze aba producer bagiye bagira amahirwe yo gukomera kuba babibyaza umusaruro bakagira amafaranga wenda yegerageje no kubagisha inama wenda nibagira ute nibamuhereza ibintu byanyabyo bakagira ngo nyine turekure abantu dufashanye nibyo bintu by'ingenzi rero yabona bya bintu koko nta buzima kandi yarabikundaga akabona n'ubundi nta kintu ashoboye atabatereka nge nirengagiza ko navunitse iminota 30 nongere ndyame nimbyuka nongere mbinywe sinshaka kubaho muri ubuzima ntekereza ikintu na kimwe ari kumva mwana narababaye rero ari cyo kintu ndi gukubwira ngo urubyiruko rero nabo nubwo bimeze gutyo narimbwiye abantu bakurete badufashe batwiyegereze yego kandi batubwiza ukuri habe kubwiza abantu ukuri ukuri byiza n'ukuri abato mutubwiza ukuri nta kibazo nagura bawimenye nda ahubwo urabuduhaye inzira kuko nubigumana uzagenda ubisige bibe nk'ibya ruganza ese shasejo bonde banuza nanjye kuvuga amazina ariko hari ahantu tugira ngo ngiye mu mujyi kwa runaka benshi nabakiriwe ubuzima bwararaye hasigaye izina ariko buri ushobora no kujyana ugasanga nk'umwuzukuru we bigoranye ahantu aba tutabasha kuhifuza natwe abantu duciriritse bigoranye ariko iyo aza kuba yarafashe wenda ubuzima akemera ko ibyo bitekerezo bicengera mu bantu hari ayandi mazina nabo baba bafite nyine runaka runaka nawe turi kubona imize gutya rero si ngombwa imiryango n'inshuti n'abaturanyi n'abavandimwe so reka ngaruke ku rubyiruko rero urubyiruko umukoro wa mbere mbasha kubabwira nuko mugomba kubanza kwemera ko turwaye iki depression turarwaye iyo umaze kumenya ko urwaye se sukira urivuza yes gukira indwara mbere no kubanza ukamenya ko ifite ukanabyemera reka mbabwire niba wicaye wowe ukavati akareka nge nta kibazo mfite uragifite nibwo gihari gikomeye cyane igeze babwira umusazi ngo warasaze ngo hasaze wowe nyine nago umusazi abazi ko yasaze iyo amenye ko yasaze bahita bamukura mu bandi kuko ubwo bwenge bumubwira byonyine abarimo abahisamo nk'ubu nkawe ushobora kwita umusazi ati ngiye narasaze uba warasaze se ariko umusazi ntashobora kwiyatura icyo kintu ntago ushaka kwemera ko arakubwira ati ngende umusazi ni wowe kubera ko nyine yarasaze so umuntu muzima niwe ushaka umuntu nyine udafite ikibazo cy'ibyo bintu niwe ubasha no kuvuga ati ngewe ndi umusazi ubwo ukivuga ibyo ntusazi umuntu muzima rero ukivuga ngo nta depression ufite depression si kagahinda gakomeye cyane ko kuba warabuza abawe si kagahinda gakomeye cyane ko kuba warakunze umukobwa akakwanga cyangwa umuhungu cyangwa se waratandukanye n'imiryango cyangwa ufite ubundi buzima bagutayemo cyangwa bya bintu twicara tukumva ko ari ubuzima bw'amateka buremereye depression ntago arahagarukira gusa ntago ari no mu bitekerezo byacu byo kuba dushaka gukora ibintu bikanga nako nagahinda kuko impamvu ari agahinda nuko mugi nigeze kwifata nega moto
mva hano njya ahantu ntabwo nibuze kuvuga urugendo nakoze narazengurutse ariko nandi gushaka iki kureba abakobwa tungana batwaye imodoka bitwaye byonyine barahara ariko kureba abahungu bato batwaye imodoka bitwaye ntabwo nitaye ngo niye ntabwo nitaye ngo siniye apfa kuba yitwaye mu muhanda polisi nimuhagarika afite ibyo ari busobanura kubera iki ngibyo bintu ntabikora wasanga ari mu kazi ni umukira mugira icyizere ari gukora akamafaranga noneho wamubona cyangwa isi hari n'ahandi yayikuye urumva aramaze apfa kuba ari akazi njyewe navuze ngo ntabwo nitaye niba ari iye wasanga ariya cyangwa atari niye ariko kuki ku myaka yicaye mu modoka akaba yitwaye njyewe nkaba ndi gutega moto nkaba ntanatekereza no kwicara mu modoka ngo nitware nicyo kintu nashaka kumenya nagiye kureba nsanga ye babo ni benshi kandi ku mpande zombi umuhungu umukobwa ndavamana rero nshobora kuba ndi ikigoryi okay niba nani modoka mfite ntabwo najya gushaka ukuntu nsaba provisoire nkakagendana ko ntabura ukuntu nakwiga nagaperiniwe ko ntabura n'icyo mbikoresha ibyo no gutekereza iki rero ni ukugira ishyaka ryo kuba nibura urubyiruko gira ishyaka ryo gukora ibyo abandi bagutanze kubera uko byagenda kose nta gashya ugiye guhanga ahubwo ugiye kongeramo mu byo abandi bahanze ni ukunyura mu nzira abandi banyuzemo ntabwo ugiye kuvuga ngo ngiye kuzana ikindi kintu kitari imodoka kugira ngo nemeze abantu biragoye abo bahanga turabafite mu bareke ahubwo ibyo bakoze muri tubikoreshe niba unabufite ntacyo bukoresha nta buvumbuzi bukibaho niko bavuga yego ni ibyanditswe bwararangiye igihe cyo kuvumbura cyararangiye icyo byo turi kugenderamo ni ukudevelopa ibyavumbuwe kugeza n'uyu munsi bajya bavuga ngo nta bitabo ngo bakeneye ngo abantu ngo bandike ibintu bishyashya ngo bafite ko babyumva fata inkuru y'umuntu umusayikologi runaka cyangwa umusayansi runaka bati nishigishirije iranga kugira ngo nkore iki ngiki runaka uri kubyumva nta kintu gishyashya rero muntu wanjye ugiye kuvumbura ahubwo fata ibyo abandi bakoze bino abandi barimo gukora ibi ngibi ukunda gerageza uzanemo bwa bwenge bwinshi uvumburemo akantu nibura wakoresha ariko wifashishije rwa rugero rw'ibishoboka ariyo mpamvu navuze ngo niba ngiye nshaka kugira ngo ndebe niki gishobora kuntera ishyaka nuko ndi kubona ko hari abandi bari kubikora kandi nta kintu bandusha umwana muto yarwaye imodoka nanjye ndwane sibyo neza ejo nimba umukiri nihagera se ubwo natsinze ngo wenda nashuje kwiga urugero abantu biga urasoje ugize amahirwe ubonye akazi kagusaba kujya mu muhanda ukagenda utwara wenda nta mushoferi banaguhaye kandi ibyo bintu birashoboka cyane ubwo uzi urugendo uzakora uzabigusaba kujya noneho kugera kuri pressure yo gukora ibyo bintu yego icyo navugaga rero urubyiruko dukanguke twigire kubatubanjirije dushinga ikirenge mu cyaka kuko nujya gutera intambwe yawe uzagwa kuko nta mwanya ufite wo gutera intambwe nta hantu ufite wo gushyira ikirenge cyane kabisa gishinga aho abandi bashinguye kandi icyo nzi neza nuko uzamufata noneho ibintu birenze hari igihe ushobora gusanga ukurikiye intambwe ye ushobora gusanga ari ahantu yagarukiye wowe ugakomeza rero nucike intege zo kumva ibitekerezo byawe bigarukira hafi turi banini turi bagari yega amafaranga biragoye kuyabona ariko make tubona ni umumaro kuri twebwe kuko ntabwo uburara niyo waburara ntabwo byaba kabiri cyangwa gatatu izo nzira ukoresha kugira ngo ubashe kubona amafaranga zikomeza uzikoresha ariko nibura ibikubaye byiza byaba ari ibintu uri positive bidafite ahantu bihuriye n'ibyaha niko nakwifuriza so rero bureke yego turarwaye pe kandi iyi ndwara kugira ngo ikire ni uko tubona ibyo twifuza ariko ibyo twifuza ntabwo bizatwizanira biradusaba ko dukora twabanje gusaba haruguru abakuru ngo batwegere batubwire ariko biragoye ko umuntu ashobora kuza ngo akakwegera akavuga ngo ko mbona ibyawe bitagenda biragoye banza uhaguruke wowe ni wowe usange wowe ushaka gukira ya ndwara wowe ushaka gukira ya ndwara indwara urwaye nuko nta ibintu byawe ntibigenda urakeneye ubuzima butandukanye n'ubwo urimo uyu munsi haguruka urebe umuntu ukubereye mu nzozi mu gishara abantu batwicariye mu nzozi hari umuntu utubereye mu buzima ntuvuze ko wafashe moto ukagera nanjye ngira rwose nka papa nkavuga ati cyamaye taba abantu se byagenze bite ugahita uvayo wumva hari ibintu byinshi kikuri imbere kimeze ukuntu ukavuga ati baba we bizagenda gute ariko aba ari umuntu nicyo cyambere nicyo kintu cyiza kandi ugasanga wenda sometimes nta background y'igitangaza afite y'umuryango yarakuze kuko nabonye bavuga yuko 60% wenda ni statistique zabo twita ba millionaire muri Amerika bose ntago babikuye ku miryango ni nabo babyishakiye icyo rero biba bishoboka cyane cyo ndi kuvuga ndagira ngo nkubwire ko nta muntu numwe muri iyi si udafite umuntu umwicariye mu nzozi
yewe biragoye umuntu wese aricara kuko ikintu gikomeye cyane rega buriya kirete kinayiprovinga buriya ngo nta bintu bishya bijya biza ku isi ibiza byose byabayeho nubwo tutazi ngo igihe cyabaye ariko byose biba byarabayeho bisobanuye ngo rero nubasha gushima aho hantu ukabona urahashyikira kambyoroshye nubasha kugera kuri uwo muntu ukaba wamuhamagara akakwitaba mubwira ati nukuri kose unyicariye mu nzozi wangiriye inama sindagufata pe sinzi umuntu twigeze kuganira ndumva ninde ni Dudu atubwira ngo ikundishe kubakire urumva sabakire bose ngiye ntabwo nabugira inama umuntu wo kwikundisha kubakire bose ntago ari bose ahubwo hari babandi wowe bakora ikindi babantu ushobora kubona bakora ibintu bishaka kugufasha mu bitekerezo ufite yego kuko nk'ubureka nkwereke sindi buvuga ubwanjye ariko n'urugero ndi umu art umuririmbyi yego biragoye ko njya kwikundisha ku muntu udesigning ibyapa bikomeye cyane cyangwa ukora ukina football birakunda oya ntago bishobora abakire bose n'abantu bafite ubuzima bwiza nagari ingero zacu hari n'abandi rego ushaka gusanga hari izindi nzira nabo banyuramo kandi n'abakire n'ababiliyoneri turababona ariko iyo nzira ntago ari wowe wahisemo irinde kujya kumugisha inama ko numugisha inama zakubwira ati twambuka umupaka bakugita dore umuntu twambuka umupaka tugende yes usanga uri gutanga ubuhamya icyo navuga rero ni iki ngiki cyo kuvuga ngo sanga umuntu kubereye mu nzozi gerageza umuricinge musabe ibishoboka byose umuhindahenda kandi baba bahari cyane noneho nakugira inama ugerageze kwa preka nibura ibintu bitatu mu byakubwiye wongere ushaka undi noneho nusanga inzira ze zitandukanye n'uburyo w'ubyumva kuko abantu bose bakize ntago baciye mu nzira twashobora hari ibintu tutashobora si ndi umuhanzi se ndi umuhanzi ariko abahanzi bose bamenyekanye hari inzira baciyemo ngiye ntashobora waridekaraye ukavuga ati nge izi zose ntazishobora nkabireka nkanadindira cyangwa nabireka nkanabivamo sibyo kuko izo nzira zirangoye kandi zingoye mu buryo bwumvikana hari inzira mu buryo bwumvikana usibye no kuri nge n'umubare ugiye kureba reality y'ibyifuzo by'isi by'abantu ntabwo yaba ari inzira nziza wahitiramo umuntu ariko nanone kuko nyine ari ihari ukagicamo ukagenda nyine ukayinyuramo rero nkavuga ngo nubwo waba uri umuhanzi hari inzira nyinshi zihari zo kumenyekana niba wayishobora yikore ariko niba utayishobora kora bakawe karenge ufite agatwe katakarinda urugo reba wa wundi wanyuze muri iyo nzira reba umuntu wanyuze mu nzira wowe utekereza noneho wumva hari noneho n'ubu hari na yanzira kuri twita kari bizarre wowe ari byo byishimo byawe kufata ari wowe ahubwo mbonye n'uwamfasha ni n'utwo tuboro tunacamo neza hari abantu bateye guryo wakiturije 99% akavuga atari ko se ikibazo kiri hehe ikibazo kiri hehe ndi kubona inyungu ebyiri ndi mu buzima nishimiye ndi no kubona ibyo nshaka kugeraho biri gukunda wowe urimo kumbwira ibintu hari umuntu uvuga ati we wagabanyije ubugoryi Imana abantu turatandukanye cyane cyangwa so rero mu by'ukuri nabwira urubyiruko ko shaka abantu bashinguye intambwe mbere kandi iyo berekeza ariho nawe ujya muganire numara kuganira ugerageze applying nibura ibintu bitatu mu byo bakubwiye bitandukanye hari inzira imwe izanga ariko ya kabiri nayo ikanga iya gatatu biragoye nawe ushyira ibitekerezo byawe uzarinde upfa urwana ibyo bavuze ngo aho kugira ngo ube utagerageza wabaho ugerageza bikanga rero niyo mpamvu navuga ngo uzapfa utishinja urubanza hari ibyiciro bitatu abantu baba murabizi bakubora umuntu avuka abaye wa muntu w'umunyembaraga hari n'ukuntu ashaje ni ibyiciro bitatu birushanya imbaraga noneho karuko bagakomeye buri umukecuru n'umwana umukecuru ukuze cyane cyangwa umusaza bajya babita nk'aho ari bamwe ariko batandukanira ku bintu bibiri ujya usanga kenshi na kenshi umukecuru abinjije cyane kurusha umwana cyane ahubwo binakabije impamvu ibintu byose aba yarabyanze nta kintu na kimwe abakunda urumva noneho umwana we nta kintu na kimwe abazi ni ukuvuga ngo abo bantu baratandukanye ku buryo umukecuru ushobora kumukandagira reka nkubwize ukuri akakuvuma imivumo tabaho atazi ko wenda waponyutswe se uranaguye nawe ibyo ntabwo abyumva ni gute muba mutazi ko turi bakuru byaragoranye bimeze gute rero impamvu ni kukubwira ibi ngibi nugerageza bikanga ugeze muri cya cyiciro cyawe cyo kwijajenga hari imyaka tuzageramo tuvuge ngo reka turebe iyo twavuye ese twakoze iki mu buzima bwacu n'ubugize amahirwe ukaba utarapfa guhera ku myaka 50 burya mu kuzamura kuri iki gihe n'imyaka yo kwisuzuma ukavuga ko ese nakoze iki karabaye
icyizere kiba ari gikeya kamubwire kugira ikindi kintu wakora cyo kwiteza imbere icyizere kiba ari gike si uko kiba kidahari ariko kiba ari gike noneho hahandi wowe uzicara ukavuga ngo mana ubu nkutanzeho umugabo nagiye aha byaranze nakoze ibi byaranze narabyutse byaranze nahuye no runaka nanjye ubwanjye naraburaye nshaka ikibiranga uzicara uzapfa neza kuko uzapfa uvuga uti ntacyo ntakoze ariko mba hana amarira azava numubwiriza gatatu nako gatatu 12 rimwe handi umusore udakoresha ubusore bwawe uzicara uvuge ngo mana we sinejejwe nabyo uzicara nyine urire hahandi uzasanga umusaza ari wa muntu uhora wiyenza yarabuze icyamwica ntuzapfe gutyo ntuzasaze gutyo mureke tutazasaza gutyo ahubwo tuzasaza tuvuga ngo twaragerageje nubwo byanze twarakoze nubwo ntako nubwo nyine nta ubuzima twifuzaga tutabubonye ariko ntabwo uzicira urubanza rero bizakufasha ntabwo uzicara ngo uvuge ngo ngewe nta n'ikintu maze ku isi kuko hari abantu uyu munsi ngewe bizi neza ababyeyi barimo kuregreta bati yo kintu nyikora cyane iki kintu kuki ntagikora benshi cyane iyo bageze mu myaka iri hejuru nyine nubwo atabikubwira ari jaje abati man hano nabona atangiye no gushaka kugira ibyo akora bikanga kabona ari gushaka kurwana bikamutera umujinya bikamutera umutima mubi kuko nagashaka gupfa ryo nagashaka kubona umuryango we gutyo nagashaka kubona abantu gutyo bikanga ko imyaka nyine bayakujyanye hari urugo rumwe nabonye umugabo afite imodoka nziza ni Range Rover niba ngari 2019 ntabwo mbizi njya numva babivuga ariko ikintu cyansegeje urugo nyine ni Range Rover parika mu gipangu kinuza cy'imiyenzi tibyo icya kabiri ari kubaka ariko igipangu abana be biga ahantu ntabwo ndibuze kuvuga ikigo ariko biga ahantu umuntu wese yiga umuntu wese yaba afite ubushobozi cyangwa atabufite yiga yego ariko Range Rover yigendamo agashyiramo essence agahura n'abakire bagasangira bakaganira n'umugabo utangiye gukura muramura n'abana be buri munsi bahura n'abandi bana biga mu bigo kandi uwo mugabo ntagabuze amafaranga yo kuba yafasha abana kugira ngo bagire kuko ibigo biratandukanye uko nyine ubona bihenze nako n'ubumenyi babutandukanye ibyo turabyemera n'ubumenyi n'uburere byose biba bitandukanye cyane nk'ubumenyi biba bitandukanye so rero naribajije uyu mugabo kubera iki agenda muri Range Rover abana be bakiga gutya uniform agakabutura hari ukuntu hano gutya nk'inyuma kaba karacitse baradoze kagera gutya bakashyira kandi tubona kandi naramubonye umwana avuye ku ishuri ngo papa ntabwo ari proud y'umwana we kandi yaramubyaye bari batatu bavuye ku ishuri narabirebye ndavuga ariko kwikunda byabaho ku buryo n'umubyeyi yakikunda akanirwa niba umuntu mukuru yikunda n'umwana we akamwibagirwa noneho ibibazo atari uwe byagenda gute ndasaba uriya mwana niryo deni umubyeyi yasigaranye ku isi ni nacyo cyubahiro ubundi ni icyubahiro kidasaza kizasigara kigahererekanywa ibihe bizako bizasimburana ibihe nibihe ubu twagize amahirwe y'iwacu nk'ubu ngewe hari ishimwe mo nshima Imana iyo magaze imbere y'abantu hari ishimwe najya nibagirwa njya nkunda kubwira abantu ati ndashima Imana yo kabyara n'ukuri yemeye kumvuka impamvu navuze mu muryango w'abana 9 ndi umwana wa 8 ibazi iyo nza kugira ibyako nkavuka family planning iriho kankubwiza ukuri uyu mukobwa nagomba ndi iyo magaze imbere ndavuga ati wa mana uragahoraho wari ufite umugambo ukomeye kuba waremeye ko family planning iza nyuma yanjye kuko iyo biza yabatatosha kamwere ukuntu byari kugenda ishyano bari nyine ikiri normal bari kubyara umwe atari yareka kuyongeza tube tubiri family planning ati nurenze 3 yego kandi ntiyari kubaho 5 okay bakora ishyano ati byaducitse 5 mwabwira 6 tugere ku 8 ngazagere ku 8 byari gukunda ariko njya ndamara ibiganza nkavati wa mana arakoze ngewe narivukiye family planning naragucitse so icyo mvuga rero niki kugeza kuri uyu munsi ababyeyi umwenda basigaranye n'abana ari nacyo cyubahiro cyabo rero gufata umwana wawe ukamurebera kandi ibyo bintu bikureba biragoye uriya mwana ukureba nyine urebera kuriye niwe ukureba kandi ni deni uramutse utishyuye neza naho waba uri roho yawe ntabwo yazishyuye iherezo ribari bicane so rero ngiye navuga ngo tugerageze ababyeyi mwinvestinga mu bana banyu mu bahereza uburere bwiza nibwo buzima ubu nibwo buzima uburere bwiza
iyambure byose uhereze umwana uburere bwiza aho ngaho uzaba uri kumuha umunani udasaza byo wavuze kare nta masamba akiriho inka biragoranye zarashize n'iwacu zararangiye ariko uyu munsi kandi kwa twizeye ko ari bwo buzima ariko uyu munsi turi kurwana n'ibihe n'ababyeyi nabo byabacanze kuko viziyo tugezemo bo bari kubona batazi kandi ubutaka bwabo babutwaye ibintu byakomeye so rero ufata umwana umuhereze ubwo burere ejo azaba umuntu udasanzwe hanyuma rero wowe nawe ukore kugira ngo barye hanyuma utanga inama ku bakugaragiye nibwo igihugu cyacu tuzamitinga nacyo bitabaye ibyo turajya tubasha kwicara tubari nkuru mu Rwanda tuvuga ati igihugu cy'u Rwanda kirarenze ariko tubivuge nk'abantu bari hanze tubari nkuru u Rwanda rurarenze aho kuvuga ngo u Rwanda turarenze rurarenze kabisa ni ikibazo so rero ku mpande zombi hari umukoro ukomeye cyane kubera ko iyo ndebye ndi gusanga biragoye cyane cyane nkatwe ko twakafodinga ubuzima cyane cyane akaba afite amafaranga bifatire Kigali twe tujye mu ntara ariko wowe uri kuvuga ngo ntabwo waba muri mu ntara shaho nyamara niba udashaka kuba nuza genda nawe ufata aho hantu ushaka wasirimure nubona amafaranga miliyoni 30 giye nakugira inama ngenda ufata agasantere runaka ka Rwamagana hashyushye bitaye inzu nziza y'imiryango ingahe imwe se n'urugero aho kugira ngo izo miliyoni 30 zigura ikibanza hano Kimironko cyangwa se no kwirerero na hehe genda ujye mu cyaro rega ugure ibibanze 10 witurize bitatu erega neryo nshaka kugira ngo wenda turi gusatira n'umusozo turebe ngo turebe abo bantu twita ko bageze hejuru bo babigenje gute bo bagenje gute urareba usange ikintu gikomeye cyane ntago ari uko bahise bagura yataje itangiro nubwo ryaba rito cyane bishoboka igihe rigize igihe rigizo icyo twita persistence cyangwa se guhozaho gukomeza ntucike intege ryatangiriro ritoya rirangira rivuyemo ikintu gikomeye cyane utazi sinzi umuntu wagiye wambwiraga ari kumbwira hariya mu bice byo kumuhimana hariya mu mujyi ngo uburyo yitahiraga impyisi n'ibiki utamenye byari byo uzi umuntu wahaguze ko bamusekaga bavuga ati biriya bintu byuguze icyo gishyamba ngo kikumarire iki ryari tangiriro ritoya cyane aho kugira ngo utekereza ngo ndashaka kugira imigabane muri kwa makuza gende nawe utangire cya kintu gito cyawe nibyo nyine nanjye navugaga ngo ya mafaranga yafate uyatesha agaciro yajyana ahantu runaka nyine nivugiye inzu nawe ati genda niba ushaka kugira ntushaka n'ibyo bibanza wenda bibe biki ugure nka 2 utundi dufate ubaka imiryango nk'itatu ku muhanda hari ahantu hari ibiturage cyangwa se ibyaro bigikeneye aho hantu ku muhanda kandi saa n'isaha hatera imbere none bagukubita yo ngo 20 ya buri kwezi ntugukodesha buri kwezi nibura umenye ko buri kwezi ari ikintu kinjira giturutse aho hantu nubwo cyaba gitoya cyaba gito noneho nawe ukomeze wenda wibere muri Kigali udashaka kuhava hari igihe uzasanga ya magorofa abandi bubatse nawe utangiye kuba umwe mu banyamuryango cyane noneho ikindi kiyongereyeho no muri Kigali ntago ariho kamara sho no kugenda ugafata amangazini yawe ukayakubita hari ukajya ubaranguza kugira ngo bavunike ukabavuna amaguru kugira ngo bazi Kigali ukajya bikura hano bijyana ara bakarangura ukaba umuntu nakomeye cyane no kurenza ko buri hano iri ni izina kandi nanone aho kugira ngo ukomeze usoroma ibimusumba yihangana imitoko niba ushoboye kwihangana komeza uhagarare niba utabishoboye rero ukora ibyo kuko ntaga Kigali se erega ni yabakire ndahezerwa kubikubwira Kigali ntago yahoze ari iyi ngiyi ntabwo yahoze ari Kigali yahoze ari ikintu ari ikindi kintu none cyo kinasekeje Kigali ntago ari namwe muri no kubibona Kigali purifite ntago ari yacu babwizo kare si yacu niba ushaka Kigali remi yawe niba ushaka Kigali remi yawe ba nyirayo barayiremye ariko iyi hari abayiremye mbere mu myaka myinshi bayiremeye mu bitekerezo bayibona mu nzozi baho babibona mu bikorwa uyu munsi barimo bari kuza bakayigaragura ari kuza gashyiramo ibyo ashaka byo ndi yaremye kera ndashaka kugira ngo rero urubyiruko tureme Kigali yacu ahantu umuntu nawe ureme Kigali yawe yireme mu bitekerezo yitangira nonaha hari ahantu uzagera ako gace bakakavuga amateka narenze Kigali y'uyu munsi turi kureba birashoboka ko wakubaka indi Kigali mushroom bakajya bava hano bakagiyo ubwo ntabwo waba uri umuntu urenze ibyo birashoboka cyane ariko biragoye yuko kuvuga ngo nabona ko ari capital city ngo nicyo kintu ushaka kumva mu mutwe wanjye nese ibyo kankubwire wenda nk'urugero rutoya cyane uzi yuko hari imijyi yagiye itera imbere mu bihugu bimwe na bimwe ku buryo icyo twita capital uwo mujyi uba uruta capital city none se za Dar es Salaam na Dodoma Tanzania habaye none se si hafi y'iwacu cyane
biratandukanye cyane. Rero birashoboka yuko udashobora gufitinga muri Kigali, udashobora gufitinga mu nyubako za Kigali ubu ngubu, udashobora gufitinga mu mihanda n'iterambere n'amamodoka meza agezweho i Kigali. N'ubuzima ahubwo y'imibereho kubaho no kujya no kurya. Ariko iwanyu ku cyaro inyuma ho ukabaho ukarema ya Kigali yawe. Sure. Ukayirema kandi mu myaka runaka. Mu myaka runaka yawe ukazaba ufite pride. Nk'ubu nangiye ngana nya uzi mu myaka 10 nabandinde. Nanjye wajya mbona bari bamarinse nyama. Nese ka tuvugisha ukuri. Nk'ubu sina office yibahe. Exactly. Nyine irihe. Wewe bose ndemerewe kumuvuga. Kuko n'umugabo uyu mugabo njye gute yafashe ariko ziki kintu buryo gikomeye. Uyu mugabo wa mugabo we. Ntabwo kwimana sinyanshaka no kugutekerezaho. Sina Gerard. Njye nicara nkaryama nkamutekereza nkaba kuyu mugabo. N'umuntu. Urumva niwe muntu uri kuri level y'u Rwanda ngenzi ibikorwa bye. Yego. Nago ndi bubirondore ndabizi. Naduka nshobora kujyamo ngembure sina. Biragoye. Noneho yavuye no muri ibyo atangiye we akora nuzaze product ziwe ziba zimeze ukuntu turazizera. None agiye turememo icyizere. Urumva? Kirenze. Sinzi umuntu naho zamvuga mbona ari kuvuga ngo uriya mugabo ararenze cyane. Ku rwego urusenda rwe rwonyine. Rwa mutunga karyama gasinzira. Ariko si ninde wabivuze? Ni nuza. Ni Tycoon. Akuzwa ari byo. Turusenda rwe rwonyine rwa mugaburira gasaza kazapfa neza. Ariko afite product zirenga 10. Afite ibigo, afite amashuri, afite amakipe. Ibyo bintu byose kandi ikintu gitangaje cyane turamureberaho. Isomo rikomeye turamwigiraho. Ntago yararikiye ngo avuge ngo reka njye Kigali ngo ariho mbikora. Ku cyari wabo. Noneho naguze ikintu gisekeje. Nagezeyo sha, mwese gatoya, mu history. Abaturage reka nkwereke. Buriya rukunde aramutse abaye Imana bamukeza. Uriya mbere ko bakeza abandi. Abanza bakamuramya kubera ko yafashe ubuzima bw'abaturage baturanye abahindurira ubuzima bahakazi. Yego. Abahatuye benshi bahindura ubuzima n'uriya mugabo. Umuntu umwe gusa. Yafashe ubuzima bw'ahantu atuye abuhindura icyitegererezo. Noneho wabuze uko agira aragera batekanje kwa sina sindi buburi cyo nkora kandi atahandiye. Yego. Wabuze uko agira. Avuga ati kangende hari. Kanjye yo ndabona. Abantu bahari baramwubaha cyane ko nigeze gukora mu bijyanye no kubaka. Abantu bose twajyaga dukorana bavuga ati iwacu akazi karenda gutangira turazgenda. Babyumvise? Akaba ari Kigali ariko abizi yuko isaha n'isaha azajya wabo kubaka. Wabibonye? Kwa sina. Umva icyo kintu. Abantu bose bakozemo. Ura mugabo Imana imuhereza umugisha kandi mukomereza amaboko. Imana imbabare ikomeze mu ubuzima kugira ngo akomeze atange ibyo yamuhaye kuko biracyari byinshi. So rero yatanze amaboko atanga akazi atanga ubuzima ku bantu turamushimiye. Icyo rero twakivugaga nk'urugero rwiza rw'ibishoboka tubona. Uriya rero yaragiye afata nago karagace none ntabwo nkazi. Hari aho akorera. Baze ko nari izina ryaho nibuka. Ni muri Rulindo. Ntabwo nzagace. Sinashaka no kuhamenya. Ngiye ndivuga ngo ngeze kwa sina yo mvuye mu bice giye ngiye ruguru. Nabati ngeze kwa sina. Buri wese ahita wumva. Nta ukeneye kumenya izina ngo umudogodo ngo. Ruba kubera iki ukihagera uraruhuka urarya we. Yebwe. Ubona ibintu bitangaje cyane. Rero navuga ngo uriya none se ubu tuvugisha ukuri aze harangaje gukomba nese nahanga akashyiramo akashaka tujye tuba Kigali yacu twayikora twayirema shaka kubititwa Kigali n'undi ntabwo yakitwa Kigali ariko waba udasanzwe ahantu hadasanzwe waba udasanzwe ahantu kandi ibyo byose uri kubona ntago ari uko wenda ari Imana yamanutse ikahita imuhereza ibyo bintu nawe aguhereje urugendo rw'ubuzima bwe usanga yatangiye kwakundi kandi akizerera aho hantu so ntago ari uko tubohereje aho ariko mbabwire Kigali yadusize yego genda narangije reka tunarangize ariko iby'ingenzi uwadukurikiye abashije kubyumva cyane yuko ntaho twigeze tuzimiza cyane ntago twajimije mu by'ukuri ufite umwuka cyangwa se ufite amatwara abasha kumva nagira ngo tugutwe n'iyumva icyo mwuka bwira amatore ariko icyo navuga ni uko ibintu bishoboka cyane ntago igihugu cyadusize ahubwo twebwe tukwiye kwirebera ntago cyadusize ahubwo twarasigaye nikwe twisize aho umwana yanga kugira ngo mu byaka kati waje exactly oya no akamukuru kubaka waje aga gutyo agera ku rubireba kuzamushyikira rero waramuteye ari ikibazo so mureke rero tugerageze turwane abakuze namwe mudufashe yego tureke kuba nk'abana bari muri rwa rugo rw'amarido ariko mu nda bimeze nabi hanyuma nibura tubashe kubaho neza birashoboka cyane birashoboka cyane
turabashimiye rero ababashije gutukurikira tukaba dusoje ngira ngo kino kiganiro cyabaye ikiganiro cyiza cyane aho twari turi kurira ngo se nk'urubyiruko twakora iki kugira ngo tubashe guhuza intego y'igihugu cyacu ndetse natwe ubwacu. Tubonye yuko ntabwo aho igihugu kigeze hadusize ahubwo twebwe ntitwemere gusigara. Twebwe tuvuge dutangira ibyacu kandi birashoboka cyane. Tugendeye first ku nama z'abakuru bafite aho bageze ariko nibazi tugira none tuzishyire mu bikorwa. Turangiza kuzishyira mu bikorwa utangira ibintu byawe. Tube nk'abantu tubwiza ukuri. Sibyo? Cyane. Dufashe kabisa. Nanone tube nk'abantu badakeneye kujya kwishima mu bwami bw'abandi ahubwo dutangira ubwacu. None ikintu gisekeje. Umuntu mukora ari umuntu baza w'umukire ngo gasha mujye mukora. Ibisa niki ngo nafashe utuntu tura ariko kubeshya wabigerageza bikanga nyine nago mushaka kutubwiza ukuri ngiye mfite abantu babiri bambeshye kandi ubizi neza ko bambeshye na makuru nahawe n'ukuri reka nkwereke hari ukuntu umuntu akubwira inkuru ya runaka y'ukuri noneho ukavuga noneho ariko wari we kubinyibwirira neza nabyumva kurusha ukagenda ukamubaza kugira ngo ushingiye kuri bya bindi ukumvaga ari byo noneho wakahita kubwira ibintu bitandukanye ugasanga stories ziratandukanye byiza bidafite n'ikintu byagufasha mu by'ukuri aho bikarota nuko wafata bya bindi byawo ndi ko ni nabyo byamufashije we nago bashaka kutubwiza ukuri bigerageza mutubwiza ukuri kugira ngo natwe twifashe byaba ari sawa cyane cyane rwose. Rero turabashimiye cyane tugira ngo niba utarakora subscribe kuri Elfam Media kore subscribe kugira ngo ibintu byiza nk'ibi ntibikagucike. Turabakunda cyane naho ubutaha. Ukuri ciao ciao. Ciao ciao.